Nshuti zacu mu kiganiro cyacu ntayorwa tubahaye ikaze mu kiganiro mwigiramo byinshi bijyanye n'ubuzima ariko n'izindi ngingo mwarabibonye ko dusigaye tuzivugaho ingingo zitandukanye zigirira abantu akamaro mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero turaza kuvuga ku kintu kijyanye no kudidimanga. Kudidimanga ni ibintu bikunze kubaho cyane cyane ku bana batoya bakiga kuvuga, ariko hari n'abantu bakuru rwose usanga badidimanga akavuga ijambo ukumva arasubiramo inyajwi runaka cyangwa umugemo runaka kugera igihe abashije kuvuga igitekerezo cye. Abana batoya nibyo tumenyereye, ajya kuvuga ijambo ukumva arasubiramo bikamugora, nyine aba yiga kuvuga. Ariko iyo bibaye ku muntu mukuru kandi bikaba inshuro nyinshi, biza kumera nk'indwara, ugasanga rwose uno muntu afite ikibazo aricyo bakunda kwiga nyine bégaiement, bituruka nyine ku ijambo ry'igifaransa bégayer. Ujya wumva abantu bavuga ngo uriya muntu ngo arabegeya cyane. Ni ijambo nyine ry'igifaransa baba bakoresha kubera uwo muntu kugira ngo abashe kuvuga igitekerezo cye biramugora, ugasanga ntabwo abivuze nk'uko abandi babivuga. Muri kino kiganiro rero muriyumvira ikibitera, impamvu zishobora gutera umuntu iki kibazo cyo kuvuga bimugoye, agasubiramo inyajwi, agasubiramo imigemo runaka. Hakaba n'uwo binanira rwose ahubwo bikanamutera n'umujinya kubera ko yananiwe kubivuga. Gusa iyo abantu bamuba hafi bamenyereye ko afite n'ikino kibazo, ni ngombwa yuko bamufasha. Uyu muntu rero yafashwa ate? Yabyitwaramo ate se we? Ni izihe nama agirwa? Ni izihe nama zigirwa abamuri hafi? Ubane natwe muri kino kiganiro wiyumvire ibya kino kibazo cyo kubegeya. Kino kibazo cyo kubegeya rero kibamo amoko abiri. Hari bégaiement bita developmental, ni ya yindi nyine umwana uri mu kwiga agenda yidevelopa, akagenda amenya amagambo, mu ntangiriro nyine ugasanga arisubiramo cyangwa yajya kuvuga ijambo rikamunanira, ariko nyine ibi ngibi birakira rwose, birakira ugasanga arakira. Umwana wenda w'imyaka 3 akazagera nko ku myaka 5 rwose avuga neza, iki kibazo cyarangiye. Ariko hari n'ibyo bita bégaiement neurologique. Iki kibazo cyo gikunda kuba nyine kubera biba byageze ku mitsi, hari ikibazo cy'ubwonko kiba cyaturutse, ubwonko buba bwagize ikibazo runaka mu bibazo ngiye kukubwira. Hari ikibazo cya anxiété. Iki kibazo nacyo twarakibonye kijyanye n'ubwoba bwinshi abantu bajya bagira, gishobora gutuma umuntu avuga amagambo nyine ntayarangize cyangwa agasubiramo imigemo, inyajwi runaka, cyane cyane iyo ageze nko ku inyajwi ya sa ugasanga cyangwa se ga, ukumva nyine imigemo ye arimo kwisubiramo. Hari umuntu ugira nawe enthousiasme cyangwa se excitation, niko navuga, munyihangane ndakoresha amagambo y'igifaransa, ni ukuvuga ibyishimo byinshi cyangwa se no gushyuhaguzwa ibintu, ugasanga yajya kuvuga akadidimanga kubera ibyishimo aba afite no gushyuhaguzwa, niko navuga. Hari umunaniro ukabije, uyu nawe ushobora gutera kino kibazo. Hari emotion nyinshi, byaba ibyishimo, byaba ubwoba, byaba gutangara. Ibi bintu bya emotion na sentiment runaka zishobora gutuma umuntu wari usanzwe avuga neza ageze igihe runaka akagira kino kibazo cyo kudidimanga n'ubwoba. Ubwoba nabwo buri muri za emotion. Ibi byose bishobora gutera umuntu kudidimanga. Ikindi kibazo ni icya stress. Stress ni kwa kundi kubura amahwemo,
kubera ubwoba, kubera kutaruhuka, kubera guhangayika, imihangayiko y'ubuzima abantu babayemo ku iki gihe. Ibi byose bishobora gutuma abantu bari basanzwe bavuga neza cyangwa se mu gihe runaka akadidimanga bikaza kurangira. Hari agisida, abantu bashobora kugira agisida z'imodoka cyangwa se ibindi bintu bituma bahungabana, noneho bakagira ikibazo cyo kutavuga neza cyangwa se bakadidimanga kandi bari basanzwe bavuga neza. Ibijyanye na evenoma ziri traumatiza ni ibintu umuntu anyuramo bimuhangayikisha, bituma agira trauma. Abantu mu Rwanda ntabwo ari ibanga, abantu benshi banyuze mu bihe bikomeye, mu bihe by'intambara, mu bihe by'ubwoba, mu gihe byo kubura abantu benshi bo mu muryango. Ibi bintu byose biragenda burya bigakora ku bwonko, bigatuma nk'umuntu yagira ikibazo cyo kudidimanga kandi yari asanzwe avuga neza. Hari stress, hari AVC, nk'abantu bagize ikibazo cya AVC, za crise za AVC, cyangwa se abantu baturutse nko bavuye muri koma, ugasanga nyuma yaho agize ikibazo cyo kudidimanga no kutavuga neza, cyangwa se impanuka zituma umutwe ugira ikibazo, umutwe wangirika, aribyo bita traumatisme crânien. Hari inama rero umuntu wahuye na kino kibazo ashobora kugira. Izo nama rero zishobora gufasha umuntu wahuye na bino bibazo, nuko ashobora kujya aririmba. Burya iyo umuntu aririmba, umubiri we uba umeze neza, n'amagambo ukuntu umuntu agenda yakurikiranya bishobora kumufasha. Ikindi ni ugusoma, agasoma cyane mu haute voix, ijwi ryumvikana. Ibi bituma abantu benshi babikoze bavuze ko byabafashije, kandi mu gihe basoma cyangwa mu gihe baririmba batangazwa nuko batadidimanga kandi nyamara bari basanzwe badidimanga. Ibi rero byabafasha. Hari n'izindi activité, hari nk'abakina amateatre, amafilime se, bagasanga birabafashije, ntago bakididimanga. Hari no kwivugisha, kuvuga wongorera, ukongorera gahoro rwose, bituma ubwenge bwitegura, ubwonko bukitegura, umuntu akavuga ibintu biri ku murongo atadidimanga. Ikindi wagerageza ni uko wagerageza kuvuga ucishije makeya, utihuta cyane, bituma ubwenge bwawe, ubwonko bwawe bwitegura, noneho ukabasha kuvuga neza utadidimanga. Wabikora rwose ukajya nko mu cyumba cyawe, niyo wafunga cyangwa ntawe ukumva, ugakora uwo mwitozo, ugakora izo exercice wibwira wowe ubwawe, usa n'uwivugisha, cyangwa se ugafata igitabo ukagisoma. Bizagufasha rwose usange utakibegeya. Ikindi ni uko wasanga abaganga babihuguriwe baba specialiste, aribo bita les orthophonistes, kuko bakakurebera impamvu, mukaganira. Abapsikologe burya nabo bashobora kubigufashamo, kuko nyine twabonye yuko bishobora kuva ku kibazo runaka wagiye uhura nacyo. Ni ukuvuga psychotherapy ishobora kugufasha, kuko hari igihe aba ari ibibazo byo mu mutwe cyangwa se byaraturutse mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muganga rero ashobora kukurebera ko cyaba ari ikibazo kijyanye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, n'ibyo waciyemo, cyangwa se akaba yakubwira nyine ko waba ufite ikibazo kijyanye n'imivugire, nyine aribyo bita dysphasie. Iyi ni indwara, iki ni ikibazo nyine we abazi uburyo agufasha. Ku bantu bakuze rero
bakuze rwose bafite imyaka myinshi, bo bashobora kuba batangiye no kugira ikibazo cya Parkinson. Ino ni indwara imwe n'imwe yigaragaza umuntu adidimanga, iyo mu bimenyetso byayo harimo no kudidimanga, umuntu akagenda abura ubushobozi bwo gukurikiranya ibitekerezo n'amagambo kandi yari asanzwe abizi. Muganga rero yamufasha akamenya ikibazo uko giteye. Ni na byiza rero iyo gukora nk'isuzuma, umuntu akireba ku giti cye akibaza aho bino bintu byaba bituruka, akareba mu mateka ye, cyane cyane iyo bije akuze yari asanzwe avuga neza. Burya iyo umenye ikibazo uko cyatangiye, ushobora no koroherwa mu kugishakira umuti. Abantu rero bari hafi, hari inama zigomba kubafasha mu gufasha uno muntu, yaba umwana mutoya yaba umuntu mukuru. Cyane cyane nk'umwana mutoya, burya kumuganiriza ni ngombwa, kumuganiriza umureba. Ibi bizamufasha, umurebe mu maso, use n'umuha ingufu. Umwana natangira kuvuga didimanga, wowe umurebe mu maso, umufashe nawe kuvuga. Hari n'igihe umwana ashakisha ijambo gutyo ukumva yaribuze. Niba wowe ubona icyo ashaka kukubwira, ushobora kurimurangiriza iryo jambo yari yatangiye. Bimuha imbaraga, akumva ko umushyigikiye, akumva ko umwumva kandi witaye ku byo akubwira. Yatangira nko kuvuga, wenda tuvuga arashaka kuvuga umuneke, yatangira kuvuga ngo ugahita nyine uvuga umuneke. Umwana uba umworohereje rero igitekerezo cye akakivuga, akumva yuko akwisanzuyeho, noneho ko yiyegzerisa kuvuga, cya kibazo kigenda kirangira gahoro gahoro. Umwana rero burya biba ari byiza iyo ari umwana mutoya, ni na byiza kumureba mu maso gutya, cyangwa se ukajya kuri level, ukajya ugashaka ukicara nk'ahantu nk'indeshyo ye. Umwana urabizi nyine aba ari mugufiya. Burya iyo umuhagaze iruhande ukamurebera hano hasi, bisaba ko umwana areba hejuru gutya akubwira ibitekerezo bye. Ibyiza ni iyo ari umwana ufite ibibazo byo kuvuga, ibyiza wowe wicisha bugufi nyine ukishyira ku ndeshyo ye, ukamureba mu maso, bituma cya gitekerezo cye akikugezaho neza, n'aya magambo akabasha kuyavuga kuko aba akureba nyine kandi yizeye yuko umwumva. Ikindi rero mu gufasha abantu bafite kino kibazo, ni ukutabacira urubanza cyangwa ngo tubaseke muri sosiyete, ibitekerezo byabo bica amazi. Niba ari abanyeshuri se mwigana, ngo ntubahe icyubahiro, ntabwo ari byiza nyine. Bituma avuga ati ubushize naravuze bose baranseka reka nicecekere. Oya, ni byiza guha umuntu imbaraga, kuraje kugira ngo akomeze avuge. Bituma bimubera umwitozo nyine, akagira imvugo nziza ubutaha. Ikindi rero mu mivugire yacu, niba urimo kuganira n'umuntu ufite kino kibazo cyo kudidimanga, byaba byiza yuko utavuga wihuta. Urabizi ko afite icyo kibazo, uratuma nyine ntabwo umufashije. Vuga gahoro abyumve, noneho nawe mu kuvuga abe yavuga gahoro kuri ritme yawe, mubashe kumvikana. Iki kibazo rero kirakomeye, ni ukumva abantu bagifite, kuko gishobora gutuma abantu bumva bafite isoni, bakaba rwose banakwishyira ku ruhande, akigunga muri sosiyete, ntabashe kuvuga igitekerezo cye kandi nyamara gifite. Ni ikibazo gikomeye kuko gishobora gutuma n'umuntu atigirira icyizere rwose, kandi nyamara ashoboye. Noneho ugasanga nta n'inshuti afite, kubera yaba yishyize ku ruhande, cyangwa n'abantu ubwabo bamushyira ku ruhande.
ntabwo ari byiza rero gushyira umuntu ku ruhande ngo nuko afite kino kibazo. Abana bo ugasanga wenda baranamusetse, n'abantu bakuru hari ababikora nubwo ari ingeso mbi, ugasanga baramusetse cyangwa nta cyubahiro bamuhaye muri sosiyete. Ikintu twamenya rero ni uko kino kibazo kirahari, kandi nk'uko mwabyumvishe gishobora guterwa n'ibibazo byinshi. Gishobora kuza uri umwana mutoya, ariko gishobora no kuza uri mukuru, kubera za mpamvu zose twarondogoye, zirimo agisida, zirimo ibibazo bikomeye by'ubuzima wagiye uhura nabyo, zirimo indwara zakushegeshe umutwe n'ubwonko, zirimo emosiyo n'ibihe uri mu kunyuramo mu gihe runaka. Ibi byose bishobora kugutera kino kibazo cyo kudidimanga. Twakugejejeho kandi uburyo ushobora kubyitwaramo, harimo nko gusoma, ugasomera hejuru rwose. Uzatangazwa nuko uzasanga utakididimanga. Murakoze rero mwe mwadukurikiye, uzabigerageze niba ufite kino kibazo. Niba kandi hari uwo wumva cyafasha, ukimworohereze. Kino kiganiro kiramufasha cyane, kuko njyewe ubwanjye nzi abantu bagize kino kibazo, ariko wasangaga nyine bibabera impamvu yo kutigirira icyizere. Byaba byiza rero umufashije. Nakubwiye kandi n'inama y'uko wafasha umwana mutoya. Abana batoya bo bikunda kubibaho, ariko kigenda gikemuka kino kibazo. Murakoze rero, mugire amahoro. Turakomeza kuganira ku bindi biganiro. Niba hari n'icyo mwifuza, mwakitwandikira muri comment, kandi tubashimiye uburyo ki mukomeza kudufasha. Njyewe wabagejeho kino kiganiro nitwa Celine.